Turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya. Niba udukunda kandi ukaba ukunda n'ibiganiro byacu, turagushishikariza gukanda kuri subscribe, ayo magambo atukura ubone iburyo bwawe. Ibyo bizatuma udacikanwa n'ibindi biganiro byacu. Nk'uko wamaze kubibona, tugiye kuganira ku magambo yo muri Yosuwa igice cya mbere umurongo w'9. Wakora iki ngo ugire ubutwari kandi ukomere mu gihe uhanganye n'ibibazo cyangwa se ibindi bintu biguca intege? Amagambo twatangiye tuvuga yo muri Yosuwa igice cya mbere umurongo w'9 agira ati: gira ubutwari kandi ukomere, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe ari kumwe nawe aho uzajya hose. Aya magambo asobanura iki rero? Aya magambo Imana yayavuze yizeza umugaragu wayo w'indahemuka Yosuwa ko yari kugira ubutwari kandi agakomera, nubwo yari ahanganye n'ibibazo bitandukanye ndetse n'ibintu bimuca intege byinshi. Yosuwa ntiyagombaga guhangayikishwa n'ibizabaho mu gihe kizaza, kuko iyo yumviraga amategeko y'Imana yari kumuba hafi ikamufasha muri byose, kandi koko niko byagenze. Imana yabanye nawe, imuha amabwiriza akurikiza kandi imufasha kunesha abanzi be. Amagambo Imana yabwiye Yosuwa aracyadufasha natwe muri iki gihe. Gute? Agaragaza ukuntu Imana yita ku bagaragu bayo, cyane cyane iyo bahanganye n'ingorane. Imana yifuza ko bagira icyo bageraho nk'uko Yosuwa nawe byagenze. Kimwe na Yosuwa, bashobora kugira ubutwari kandi bagakomera baramutse basomye ijambo ry'Imana buri gihe, bakaritekerezaho kandi bagakora ibihuje naryo. Wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro, naha tugishoreje. Naho ubutaha turakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Bye.